Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki, muri hamwe na Sentama kuri mikoro jya ubasuhuza. Mwiriwe neza. Muri aka kanya tubazaniye amakuru ya nijoro yo kuri izi tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Muri studio ndi hamwe n'umushyitsi wacu nk'uko bisanzwe Umushakamba. Wiriwe neza? Amahoro. Amahoro Sentama. Amahoro Mushakamba. Mwiriwe neza. Neza. Tariki 5 z'ukwa gatanu zigeze mu ijoro. Zigeze mu ijoro. Ariko ngo Kamanyora ibereye imperuka Umurundi. Inkuba yimutse. Ngo Kamanyora rwose gushobora kuba uyu munsi inkuba yimutse. Inkuba yimutse hari abagabo babiri bahagiriye ibyago. Umugabo bita Neva, umugabo bita FDL. Barakubititse. Abarundi rwose gira kurwana usubira inyuma, wagera inyuma ugenda ikinyumanyuma ugakubitwa n'inkuba. Naho kakubitirwa. Naho kakubitirwa ibintu ntibyoroshye. Ntabwo byoroshye. Ngira ngo ni agahinda kajyana n'umuborogo uri muri Rubero. Yego. Rubero naho ngo kampani ya gisirikare y'abasirikare harimo abariyensona bashize. Mushakamba aba bantu twabavuzeho. Twabavuze ariko tutarabona ibihamya byabo bibaturutseho mu bwabo. Uyu munsi tukaba dufite amajwi. Tukaba dufite amajwi yabo ubwabo babyivugira ko bakubititse. Umwe yatabariza kampani ye. Kampani yose yarangiye. Aya majwi rero arahari. Ngo turaza kuyumva turayumvisha abakunzi bacu. Noneho amakuru twavuze noneho by'igihamya y'ibyabaye koko. Uvira paniki rakakomeje nyuma y'uko 23 yamaze gutandukanya Uvira na Plaine. Cyane. Sina Plaine gusa. Kuko buriya Uvira isigayemo hagati. Yego. Mbese akandikoraho ushobora kuzana ko ni ikiyaga gusa. Wenda nabariya bagira batya agasimbuka bakajya mu Gatumba. Mwanya na mu polisi wa Kongo bahungiye mu Gatumba. Bariya ndakeka ataravu uyu munsi. N'abambere? N'abambere. Ariko n'abayobozi bagiyeyo rero. Abayobozi bo twarabivuze ko bagiye bahunze. Abasirikare b'u Burundi bagatangira kugenda bikura aho babona batazabona ubuhungiro. Yego. Ariko n'ubundi barakubita ku ruhande inkuba igahondagura. Igahonda. Ugane w'abana ngo kumbanya. Igakumbanya. Yego. Ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye. Twinjira mu makuru yacu mbere yuko tugera ku nkuba hari abantu baguye Kiriba bishwe na za bariya bishwe na Wazalendo. Ni abasore babiri wenda ku bahazi baguye ahantu kugira ngo twahareba. Twari ngo haba umugezi ndumva ari hafi umugezi witwa Kagunga. Yego. Noneho hakitirirwa ikigo ni ku kiraro cya Kagunga. Ni hagati y'ahitwa Kawizi na Kiriba. Noneho muri abo basore n'amazina yabo ngira ngo bayatangaje. Yego. Hari uwitwa Bisimwa Kawete Mutamba. N'undi bari babanje kuyoberwa ariko baza gusanga ngo ari uwo mu Ruvungi. Mu Ruvungi n'ubundi ndihariya mu kibaya cya Rusizi. Yego, muri Plaine. Muri Plaine akaba yitwa Pascal Kabayu. Uyu ngo akaba ari n'abantu bakorana ba agent ariko ngo yakoreraga abarimu. Rero bakaba barashe barasira hariya ku nzira.
ibyabaga i Goma ni nabyo biri kuba muri biriya bice. ni ukuvuga aho Wazalendo bageze niko none iyo bakubiwe hagati Wazalendo na FDLR niko bigenda. none iyo bakubiwe hagati birushaho kuba bibi kurushaho cyane. muri Kamanyora rero ngo byagenze bite, umwami wo mu kirere yabigenje ate? Muri Kamanyora Kamanyora rero, Kamanyora ni ibindi bindi. Kamanyora ho ibyabayeyo ari ngo babaze iyi nkuru yahora ati mw'abantu mu Burundi ariko usi Dr. Dashi birashoboka bo ni Dashi rwose nibo bari inkuru gutyo ati mw'abantu mwe i Burundi haguye ikintu bita imvura. Yavuze imvura ngira ngo ntabwo ari imvura tubona y'ibitonyanga. Yego. Imvura ubwo ni ikindi kintu muri iyi mvugo uzaba byumva bumvise. Ni imvura ya gisirikare. Ati hari abasirikare benshi b'Abarundi bari hafi y'umupaka wa Kamanyora. Hari abandi bari hafi ya Bugarama. Kamanyora ni umupaka wa Kongo n'u Rwanda. Bugarama ubwo uba ujya i Burundi. Amakuru nabonye ni uko Abarundi bari kumwe na FDLR bafite imigambi yibuka neza. Arabo batayibuka neza ariko wenda reka mushinje kwiyibagiza, ambabarire niba nambikira. Mushinje kwiyibagiza cyangwa nibwo buryo bwo kubara inkuru. Nabyo birashoboka. Sindibuka neza imigambi bari bafite ariko imigambi bagira nta yindi turayizi. Yego. Ubwo rero imvura yaguye mu masaa 1:17 za nyuma ya saa sita. Ubwo ni iz'umugoroba. Ni mugoroba. Noneho yaguye bigenda bite? Inkuba zirakubita maze ingabo z'Abarundi nyinshi na FDLR nyinshi basigaraho. Bahasigaye bugamye, bahasigaye bagira bati wakubiswe n'inkuba bimugendekera gute? Wakubiswe n'inkuba? Oya, waravuga ati inkuba zakubise nyinshi basigaraho. Yego. Ariko gusigara ushobora gusigara wugamye cyangwa wakubiswe. Nabyo birashoboka. Ariko ikigaragara aha ngaha bakubiswe nyine. Wenda reka tumara abantu amatsiko. Bakubiswe bahaguye muri make. Imirambo irandagaye. Ni ukuvuga bapfiriye. Noneho agakomeza ati ibintu byo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndayishimiye yabiretse ko yabigerageje kenshi Imana y'u Rwanda ikitambika bitaraba nawe ntamenye uko bigenze. Ibyo ni ibyo. Makuru yandi wenda twabonye nuko Murundi yakubitiwe n'ubundi arasa nayo ya mbere. Yego. Ariko ngo uriya mupaka wa Kamanyora bawushakaga cyane kuko ngo ni umupaka uri hafi, niwo mupaka wa hafi wo muri Kongo bafite hafi wabafasha kuba barasa mu Rwanda. Yego. Ariko basanga amadubu. Yego. Inkuba z'amadubu n'intare. Yego. Ziri Kamanyora zirabiteguye. Yego. Niko gukubita imirabyo n'imirini n'urusaku rw'inkuba birangira bigaritse aho Barunda aho ngaho abadete. Yego. Ko niko byagenze. Mu bari bahagabwe uwarokotse n'imbarwa. Abandi babaye bajyanwe nyine aho inkuba zitwara abantu, abo zitagiriye impuhwe aho zibajyana. Yego. Ngira ngo Sarongo zo muri iyi minsi nizo ziraba zigoye kuko ntabwo bari mu mashyamba ngo hagire ibisimba bibarya.
yego rero muri iyi minsi hagomba gukorwa sarongo zo gukura umwanda mu nzira ko bimeze turabivuga rimwe na rimwe abantu b'abarundi bikabababaza ariko aho kugira ababazi bajye bajya kureba neva bamwandikire bamubaze impamvu abana bari kubamarira kuri songoye yego kuko iriya ni intambara yego y'abanyekongo yego abarundi bijyanyemo ku bw'amafaranga rero umunyekongo igihe akubitiye umurundi ku butaka bwa kongo ntabwo umurundi akwiye kubabara banza barabonye ariko amafaranga ahari yariwe na neva gusa na prime na prime umugaba w'ingabo ndamubona abaturage se babona iki ntacyo rwose ko birangirira aho ngaho niko bimeze niko bigenda reka ndumva amakuru yo muri Kivu y'Amajyepfo yego yatatuye uko bikwiye abantu benshi bafite amatsiko ya Uvira ariko Uvira rwose muhumure izafatwa nk'uko Goma byagenze yamaze kuzengurukwa bamaze guca connection yabahuza cyangwa se yabaha umusada yego bisobanuye ko isaha n'isaha twakumva ngo Uvira tombe kandi rwose izaba tombe neza cyane niko bimeze nta muturage uhungabanyijwe uretse bariya bakorera urugomo bakabarikana twigire muri Rubero tuzamuke wenda mbere yo kugera muri Rubero tuzamuka yego hamwe twavuze Masisi na Warikare hafatiwe Ababiligi cyangwa se abazungu ako bahiciwe yego byatangiye umwe yakomeretse ariko mushakamba harya twavuze bangahe 3 ariya bantu ni 4 birashoboka ni 4 ni 4 kuko na nyuma yaho naje kubona amazina yabo nayabonye niba uyafite hafi twaza no kuyasoma ubwo kandi n'abasirikare bakuru ubwo wari wakomeretse yaba ari we waje gupfa uwakomeretse ubwo yaba yaje gupfa nyine bakababana birashoboka bano bantu ni harimo uwitwa Landry Capitaine Landry hakabamo uwitwa Lieutenant Jean Berkimas wa FARDC wa FARDC yego ni batatu uyu ni umu FARDC uwa kane ni umu FARDC 3 n'Ababiligi yego ko bapfuye ari benshi nuko twavuze umubare w'abapfuye abo ngabo kuko aribo Ababiligi barimo Gisekedi bamaze pe cyane cyangwa ni inda yabo si Gisekedi ni inda yabo na Gisekedi impamvu zo zishobora kuba nyinshi yego twigire muri Rubero twumva ubuhamya bw'ukuntu nuza yose yarangiye kampani yose batamenye icyayikubise yego tujyeyo yego twibuke ko hari abo baguye hamwe duheruka gutangaza bafashe tujyeyo tubumve ahubwo se hafi yaho wabonye umusirikare biriwe baka imbunda abaturage wamubonye cyakoze ibyo muri Kongo bibona bikomeye aramwambura imbunda ibyo muri Kongo ntibyenda gusetsa ya ni Kongo Kongo ya Kisekedi ibyo bavuganye ni ikiganiro cy'abantu babiri umuyobora n'undi muto noneho bavuganaga mu rurimi rw'Iringara yego reka twumve
urumva aramuvuga imyato Sarire Kokobare nini ngo kuvuga ndakuramutsa gihangange ifite uburambe yego ati ni umwuzukuru wawe ni Lieutenant Jean Valère Mao uko inhayitek ya 18 idasanzwe batayo Puma ati turimo gukorera hafi y'ikiyaga cya Edouard ati abacuti bacu abangaba baguye mu gico batezwe igico ati baguye ahitwa Runyasenyi ati ifoto ubona ko aya majwi yaherekejwe n'ifoto ati ni komanda wanjye ati undi ni komanda Sego ni uwungirije bapfuye benshi ubundi Muringara Ebere ni benshi ni byinshi ati kompanyi yose nta n'abantu 30 basigaye hari abahaguye bapfuye batagira ingano ati muzarendo niho tugambaniye ati umuzarendo yagiye imbere arahafunga bagiye gutambuka afungura umuriro arabarasa bagize ngo basubire inyuma bava mu gico ati nuko nguko byagenze nta gahinda ariko nta mahitamo dufite noneho undi aramusubiza we yabwiraga uwo mukuru ati umuziki ntabwo mbyumva neza ni bande bapfuye baretena uravuga ko bapfuye baretena bakavuga amazina yabo aravuga ati n'umwe wirabura mugufi ati nibagiye izina rye ninde ati ni Daniel abo bapfuye undi ati bapfuye ati bose bapfuye ati Lieutenant Daniel na Lieutenant Espoir bapfuye ati umuyobozi mutware reka nkubwire ati n'igihe wari hamwe nabo ndakubwiza ukuri ko bapfuye Karira kamandi na kujimbo kumugonshike kimwe yabuye bari gipera jambo kayo swali kaje ntwa ati igihugu cyose bagifashe hano aho turi avuga
za Nyasenge aravuga Kamande aravuga aho hose bahafashe n'ahangaha turi ati nta badutabara dufite abaza gukubita ingabo mu bitugu ngo badushyigikire ntabo twabonye nta raporo twabonye ati twaratakaje cyane vraiment je suis tellement désolé mon petit je suis ati mwana wanjye ndababaye pe tellement désolé comment ça petit mon petit autre là c'est qui yarya wa mwana wanjye wundi yitwa nde ati uwo turi hamwe niwe twakiriye hamwe twarokokeye hamwe mon Dieu même les capitaines les N3 ati mwana yanjye we na kapitene N3 capitaine officier commandant compagnie lieutenant commandant compagnie de banque pour N3 escort na bango tout N3 yarapfuye aba escort be bandi ati bose bararangiye ngira ngo urabyumvise mushaka agahinda karamwishe neza karamishe cyane niko bigenda yabatoje ku rugamba ariko yumvaga ko wenda bazarwana badapfa nubwo babishyira wazarendo yego ariko kereka niho wazarendo yari yumvikanye na mama 23 ni ukwikura mu isoni yuko bahora batsinda ntabwo iyi rubero rero ngo yashyizwemo imbaraga nyinshi yashyizwemo abasirikare yashyizwemo ibikoresho kandi birigaragaza ahantu urasanga habazanye nuza batayo cyangwa se nuzirimo abofisiye bangana gutyo urumva iriya ibigizwe n'abantu 200 ndakeka bari hagati y'igitano na 200 abo bose nta n'abantu 30 basigaye ngo nta n'abantu 30 ntabwo byoroshye intare zirakubita rwose ikiriho nuko nihatabaho ibyaduha n'ibitabivanga yego dushobora kumva tombe y'ahantu hatatu by'umwihariko 2 hihutirwa yego Uvira yego ndetse na Butembo hararenze kuko na warikare ntabwo izagumamo warikare nayo ntizagumamo yo guhisoma bariya babirigi nabo bari kumwe sangari ntuyikuremo ngira ngo ibyo byaza nyuma yo gufata aho ngaho ashobora kuba henshi mu yandi makuru rero yego bya bitero byo muri Kivu y'Amajyepfo byabereye Katogota ndetse no hafi ya Kamanyora yego ni ibitero byateye biturutse Ruvungi na Sange yego barabikora mu buryo bubiri yego kuza gutesha umutwe mu 23 kuko yamaze kubacamo kabiri irabatandukanye yego nanone bakabikorera ibitero byo biri simultane yego gusa hose bari gusanga intare ziri hafi zikabakubita zikabasubiza inyuma yego kandi ntibajya bamenya ko uko basubiye inyuma ariko basubiranayo n'intare cyangwa se idubu yego uburyo bizarangira bisanga bafatiwe muri tekiniki batazi cyangwa se batatekerezaga yego bakubiswe birangira n'inkubi ikubise noneho bapfira rimwe yego mu yandi makuru reka tujye muri Nyiragongo naho ngo ni umuriro
intare za Sarambwe zahisemo gukoresha drone maze zirasa FDLR zari ziri mu kirunga cya Nyiragongo zirimo zishaka ibyo kurya muri Tongo zigiye kwiba. Amakuru hari nuko hapfuye abasirikare 8 ba FDLR Wazalendo FARDC, abandi barakomereka barafatwa. Mu gihe byabaga abagenzi babo basubiye inyuma nabo bakomeje gushakishwa. Ubu mama 23 yamaze kugota ishyamba ndetse iherutse no gukoramo sharing. Ariko ubu ngubu inkuba ngo zegereye ririya shyamba ngo babanze barihindiremo umwanzi yumirwe. Abarimo impamvu bishwe n'inzara ubundi bahabwaga amafaranga na Kisekedi, noneho bamwe bakajya guhaha. None ishyamba riragoswe, iriya pariki iragoswe, ntawe uyisohoka nta n'uyinjira. Ibyo rero akaba aribyo biri gutuma inzara ibica, bakajya gusahura abaturage bagasanga intare ziri hafi zikabarasagura. Uko niko bihagaze. Iyi ntambara umuntu aribaza ati ibiganiro bya Doha ntabwo bishobora kuyihagarika cyangwa kuyisubiza inyuma. Urushakamba biriya bintu na bizahoraho ko abantu bakumbuye Tombe, kuko ntabwo ushobora kumbwira ngo ibihumbi by'ingabo biri hariya muri iriya shyamba rya Nyiragongo, iriya shyamba ry'ibirunga ni ibihumbi byinshi. Yego, ni ibihumbi byinshi. Noneho kuvuga ngo barahari, barahafungiye, hirya no hino bararwana, hari abaceceke bo gukomeza kurwana. Ramforo warikare ziraba buri munsi, abazungu baje, aho umuzungu agenda akagera mu cyemba mushakamba. Ahubwo ndi kwibaza, yego, aya mafoto y'imirambo nubwo twe batayaduhaye, niba yohereza Doha muri Katari, Kinshasa iravuga ngo iki? Iravuga ko hari Wazalendo z'abazungu zibaho. Barabasiga ingiro. Iyo bahageze baravuga ngo ni Wazalendo zagize umujinya ngo zirwanaho cyangwa se ziteramo 23. Yego, ariko aba abazungu barababwira Wazalendo z'abazungu bavuga ko zahavutse gute, bigenze bite? Ntabwo biriya biragoranye kubisobanura. Tekereza ku meza y'ibiganiro uriya mwarabu bari kumwereka Wazalendo z'abazungu ariko zabaye imirambo. Nge ndabona Ububirigi buri muri gahunda yo kudobya biriya biganiro. Uzi impamvu se? Impamvu yo kubidobya ni uko biriya biganiro bikomeje, Ububirigi bwatakaza. None ko bishobora kuzakomeza bugatakaza dabo. Urabona ibihangange biri inyuma ya biriya biganiro, ntabwo Umubirigi yazongera guhingutsa izuru muri Kongo. Hari ibihangange byahashinze amatako byahereye muri biriya biganiro. Yego, rero aragira ngo avange, noneho namara kuvanga icyo gihe kizakurikiraho ibiganiro bizaba impfabusa, noneho wakomeze asahurire mu nduru uko asanga. Byiza cyane. Nibyo ngibyo, nta kundi turi bubitege amaso tubikurikirane. ni ukubikurikirana umunsi ku wundi, isaha ku yindi, umunota ku wundi. Yego, tukajya twumva uko bigenda, ubundi tukabitangariza abakunzi bacu. gusa ikiriho ni kimwe, njye simbona intambara ihagarara. Yego, ubwo babisabye ngo intambara izabe mu mwuka mwiza, nako ibiganiro bizabe mu mwuka mwiza. yego, ariko dukurikije imyitwarire yakurikiye itangazo, yego,
ramforosoma muri warikare zikiyongera yego kugeza ubwo baca za pinga bakajya mu mashyamba kugeza bageze hariya muri biriya bice by'amashyamba yego kugeza ubwo Uvira abarundi bakomeza kwiyongera yego kugeza ubwo Rubero bazana abana bavuye abofisiye bato yego ukabona ko ibintu bitoroshye ntabwo byoroshye bwana Sentama amafoto y'abo ofisiye bapfuye turayafite arayo twabashije kuduha yego ariko ayandi yo ntituyafite ntitwayabaha niba dusaba turabaha ayo dufite yego ndabizi abantu bakeneye kureba amafoto y'ababirigi igihe nituramuka twayabonye tuzayabaha tuyashyire ku mbuga zacu ariko mu gihe tutarayabona nyine turabereka andi ahari ariko ay'abazungu ntayahari yego cyane ko ahantu baba baguye mu Shakamba ntabwo ari hafi kaye de charge y'u Rwanda n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byamaze gutangwa yego Washington DC Nizere ko bitumvikanwamo noneho bafashe kubunga babihuza yego nizere ko ya masezerano ari businywe vuba biraterwa n'ibiri muri cahier de charge ushobora gusanga ibyo Kongo ishaka n'ibyo u Rwanda rushaka bihabanye cyane kubahuza bizafata igihe yego usibye ibyo nanone Kisekedi ngo yahaye gasopo abakomeje kumushinja ngo ko agiye kugurisha ubutaka umutungo w'igihugu muri Amerika yego ibyo ari gukora ngo ni inyungu z'abanyekongo ngo ntabwo agamije kugurisha umutungo wa Kongo yego yego twagana ku musozo rero reka tugane ku musozo mu Shakamba gusa twihanganishije imiryango by'umwihariko y'abantu bo mu Burundi na hariya abasore baguye hariya Ruvungi ni misiyo ya neva ntabwo imiryango yabo iba yabisinyiye nta n'ikihabwa yego bamwe baza kurwana batabishaka kuko ari itegeko nyine ntacyo barenzaho niyo mpamvu twihanganishije imiryango naho neva we ibi biri mu bimutera guhahamuka no kurwara amadepression rimwe tukumva disikuru zo zidasanzwe umuntu aba atiteze kuri perezida Imana ikurinde bwana Sentama kandi ndagushimiye cyane namwe bibuko mu Shakamba abadukurikiye nabo witeka abane nabo turabashimiye bakunzi bacu nk'uko tudahwema kubashimira kuko muhora mudukurikira mu byo dutangaza byose turabashimiye rero kandi tubibutsa ku batarakanda subscribe bayikande nyamuneka kugira ngo amakuru ajye abizanira bakande like kugira ngo bitugaragarire ko bakunze ibiganiro byacu bakande share igufasha ikiganiro mu gihe wagikunze ushaka kugisangiza mugenzi wawe urakimusangiza iyo ukanze kuri share noneho ukakimwoherereza nawe akumva ibiganiro uburyohe bw'ibiganiro ikindi tubasaba ni ukutwandikira muri comments mukatwandikira muduhe ibitekerezo byanyu ibyifuzo inyunganizi byose mubidushyikirize kuko bituma turushaho gukora neza ijoro rihire rero kuri mwese mwari kumwe na Sentama